uvutse ubwa kabiri bivuze ngo habayeho genetic engineering. Ibi biri ku implying iki biri kuvuga ngo nuko habayeho data gutoranya uburemangingo bwose arebye umwana uko ameze abona bwose akwiriye kubufata akabushyira muri we, bivuze ngo ubugingo buhoraho si icyo aduha ahubwo niza muri twe akaduhindukira ubwo buzima. Hanyuma ingaruka z'ibyo tubona ni ingaruka z'ubugingo buhoraho. Icyo kintu rero tucyumve, ntabwo ari uko yaduhaye gusa ngo ibyo yari afite, ahubwo uburyo yaduhaye ibyo yari afite ni uko wirwe yakwihaye. Ubwo yarakwihaye. Ubwo bizanamo igitekerezo ko nuvuga ubugingo buhoraho ko bufite, ubwo uri kuvuga ko yakwihaye. Ubwo ibi bihita bidusobanurira icyo dukwiriye kwita umurage wacu. Umurage wacu ni uwuhe? Niwe watwihaye, niwe murage wacu. Ni mpamvu Pawulo yandika akavuga ngo turabaragwa b'Imana, akavuga iryo jambo iyo rigezeho rituruka avuga ko twarazwe Imana. Cyangwa baravuga ati turabaragwa b'Imana, ubanza byarabaremereye bakavuga ati no reka tubigire gutya, twarazwe Imana. Yesu yatumye turagwa Imana, uwo niwo murage wacu. Uwo murage rero ni ubuzima buhoraho dufite muri twebwe. Kubera iki? Kuko iryo jambo uramutse urirebye twafashe igihe ibi kamubwira ibintu bitekerezaho gutya, twafashe igihe kinini turi kwigenzura tureba ibyo dufite ariko twamukuyemo. Ubu dukwiriye kumenya ko dufite kuko afite, turi kuko ari. Nibwo buryo dukwiriye gutekereza, turi kuko ari, kandi noneho ari icyo ari cyo cyose akiri muri twebwe kubw'ubu buzima bw'umuzuko. Akiri muri twebwe kuko yaje kubaho ubuzima bwe muri twebwe. Ibi nibyo byitwa ubugingo buhoraho. Ingingo yanjye rero nakoraga ndi kukwereka iby'umurage wawe ubyumve neza. Umurage wawe niwe warazwe we, niwe uduhindukira umurage. Ntabwo ari ikintu aguhereza separately nawe, ntabwo ari ikintu aguha gitandukanye nawe. Niza kuko yakwihaye akaguhindukira umurage. Niyo mpamvu handitse ko turagwa Imana.